iyo umuntu akubajije ngo wigeze ukora business urahomba, niba tugiye gukora na business nge nawe, mbere yo kukubaza amafaranga ufite kuri konte, mbere yo kukubaza amashuri wize, jewe nkanjye nakubaza inshuro wahombeye muri business. Kuko inshuro wahombeye muri business nizo uyu munsi ziguha ubumenyi, nizo ziguha discipline, nizo ziguha ubushobozi bwo gukora business uyu munsi. Ntabwo ari amashuri wize ku ishuri, ntabwo ari ubumenyi wakuyeyo, ntabwo ari amadoktor ufite muri business administration. Abo ngabo nabo zananiye imbere y'abandi. Abananiwe gukora business nabitwa yuko banazize cyane. Kuko none ugiye kureba ukoze ubushakashatsi kugira ngo uzabone abantu bafite bachelor's degree muri business administration, abakoze master's degree muri business administration, abafite za doctora, ahubwo n'abarimu. So kubasebya umwarimu umwuga mubi, ariko nibo bantu batinya cyane gukora business kandi barazize. Rero umuntu ukora business neza ni umuntu wize business, yigishijwe n'imiraba yakwise business yagiye atangira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abantu beza, abantu bajera business neza, abantu bajera amafaranga neza, n'abantu bacuruje bagahomba inshuro nyinshi. Ntabwo ari abantu bize kumanaginga amafaranga. Abantu usanga batazi no kuyamanaginga ba mbere bahari nabize management. Abo ngabo nibo binanira. Ariko umuntu wize kumanaginga amafaranga yigishijwe n'imiraba yakwise business inshuro nyinshi, uyu niwe manager mwiza w'amafaranga. Ko ayabonye nyuma hari gihe agera bati ntashobora kuncika. Nushaka kumenya umucuruzi nyamucuruzi ukomeye, umuntu yigeze kuba yaguze imodoka inzizi ihenze. Noneho aganira n'umugabo umwe mucuruzi hano muri Kigali, arambwira ati naguze imodoka nziza kandi irahenze. Arayimubwira, umugabo aramubwira ati rero ko waguze imodoka nziza si ikibazo, nta nubwo ari intsinzi y'ubuzima wagezeho, ntabwo ari success, kuko hari abandi benshi baziguze imbere yawe ariko batakizifite. Rero kuba waguze imodoka ubwabyo wibyishimira, ahubwo genda nuyimara n'imyaka 5 kifite uzaze tuganire, nzaguferesita kuko uyimaranye imyaka 5 kifite. Naho kuyigura, umuntu yatoragura amafaranga mu nzira akayigura, umuntu yakora ikiraka ahantu rimwe isoko rimwe abonye akayigura ko yayishakaga. Ko wayiguza ntibisobanuye ko uzi gucunga amafaranga. Iriya modoka nimara n'imyaka 5 uzaze tuganire. Mbaza ngo byagenze gute? 5 ntabwo yashize akifite. Yesu nashimwe cyane. Rero no kuvuga ngo business nyinshi watangiye, business ufite muri uyu munsi uzayijera neza, uzahinduka umucuruzi muzima bishingiye kuri experience cyangwa ubunararibonye wahawe nizo watangiye zaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu utarigeze uhombaho muri business ntuzamwizere ngo umugire mu business partner wawe mukorana. Oyi, kuko ashobora kuziga guhomba kigira kuri wowe. Buriya mu bantu baborozi b'inka, umuntu utari worora inka ngo zishire asigarane, hari inka zipfa washikana ukagira ngo baraje barazinyaga barazitwara zarapfuye. Iyo zipfuye zikava ku nka wenda 100 cyangwa se nka 50 cyangwa 20 zikagera ku nka imwe cyangwa se ku nka 2, uyu muntu akongera agahera kuri za nka 2 akorora zigasubira ku nka 50-100, zikazongera zikageza ikindi gihe zigapfa, zikongera zigasubiraho. Uriya muntu wari umworozi ni umwarimu mwiza wakwigisha abantu uko borora inka. Muri iki gihe impamvu wumva no mu Rwanda ari imvugo inka zarashize, abazoroye kera bamwe ntibagihari, bazisigiye batarazoroye zirabananira. Ko uburyo inka zapfuye zikava ku nka 50 zikagera ku nka 5 kugira ngo zongere zisubireyo, hari imibare myinshi bara, hari discipline bara. Umuntu agabanya kujya mu kabari kumuzoga kabireka, umuntu amenya kujera kwambara umwambaro umwe, umuntu cyagiye yari afite inka yize kubana n'abandi baramushumbusha. Izo zose n'inzira umuntu akoresha kugira ngo za nka zigaruke. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero dufite abantu birirwa bavuga ngo soko ko yari afite inka, data yari afite inka, numvaga bari bazifite kuko bari bazi kuzijera, bari bazi uko zishira nuko zigaruka. Uyu munsi abantu byarabananiye kuko baragendera ku mazina ya basekuru na basogokuruza babo. Kuri bo uyu munsi ni zero. Bwoko bw'Imana, ntuzizere umuntu udafite inkovu zimiraba ku buzima bwe. Yesu nashimwe cyane. Tuvuge iki, tujye mu nzego za politiki. Abantu benshi bayoboye ibihugu, bayoboye amashyaka bagakomera,
usomye ibitabo banditse uganiriye nabo bakakwereka inshuro nyinshi bananiwe nibwo umenya neza aho umuntu yakomoye ubumenyi arimo gukoresha uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Rero imiraba y'ubuzima iza ikatwigisha ikadukomeza ku buryo tubamo abantu bazima, ejo tuzayaha abandi bantu inama. Umuntu utarageragezaho ikintu ngo cyange ntuzamwizere, uwo ni umunyabwoba. Umuntu iyo bakubwiye ngo iyi business ntuyikore ko nakana karayikoze iranga, ko yarayikoze ikanga, abantu benshi uyu munsi dufite hano bari abantu bafite amaregistre de commerce baryamishije mu nzu, batinye gucuruza, yahombye rimwe abivamo. Abandi benshi baragerageje birabananira. Uko ujya kuvuga iyo ugiye gukora ikintu umuntu akakubwira ngo wigikora nakanaka cyaranze, kuba kanaka cyaranze ntibivuze ko giye nanjye kiribwa, kandi ikinanga rimwe ndagikora bwa kabiri, nkikore bwa gatatu, nkikore bwa kane, nkikore bwa gatanu, kugeza igihe kizemerera. Yesu nashimwe cyane. Rero ntuzananirwe mu nzira kubera yuko hariho nabandi bananiwe. Ikindi nujya gushaka abantu ukorana nabo, ntuzashaka abantu, uzashaka abantu bigeze kunanirwa. Bigeze interview bigeze gukoresha uri umugabo mu kirere cyane bita Bill Gates, bamubaza impamvu business ze ziba successful mu buzima. Yarababwiye ngo hari ibanga mfite nkoresha rireze ry'abandi. Baramubaza ngo nirihe banga, arababwira ngo naba managers nangaje. Baramaza ngo ba managers batandukanye gute n'abandi, arabanga ngo mubazo mbabaza hari ikibazo kimwe nge mbabaza bwa nyuma. Baramaza ngo ni iki, arabanga ngo mubaza inshuro yananiwe. Umuntu mbwiye yuko atarananirwa ntago mukoresha, ariko umuntu mbwiye ko yananiwe akongera kananirwa bwa kabiri, akananirwa bwa gatatu, ndabanga uyu ni umukozi muzima. Kubera iki? Iyo umuntu atsinzwe amenya aho yatsindiwe agasubiramo. Yesu nashimwe. Rero imiraba y'ubuzima ntizabakange, ahubwo dufite ibanga dukoresha. Ibanga rya mbere ni irihe? Ni ukubanza gukusanya amasomo twigiyemo, ni ukubanza gufata discipline byadusigiye, ni ukubanza gufata kuriya gukomera dufite byaduhaye, twarangiza twamara kubyibika mu mubiri tukibuka yuko hejuru y'imiraba hari umuntu utegeka imiraba ari we Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twakora iki kugira ngo tuneshe imiraba? Niki giyewe nawe twakora? Kuko iyi si nabwiye ngo imiraba izahoraho, ntabwo izashira, ntabwo iri bushira uyu munsi, nta nubwo izashira ejo. Uzakubeshya n'uzakubwira ngo imiraba izarangira. Mu nzego za politiki imiraba ntizashira, mu bucuruzi iyi miraba ntizashira, muri education imiraba ntizashira, muri security imiraba ntizashira. Niyo mpamvu ibihugu usanga bifite biri well equipped mu bijyanye n'umutekano. Kubera iki? Ntabwo amakimbirane hagati y'ibihugu azigera arangira kuva impande itari yaho isi itararangira. Yesu nashimwe cyane. Igihugu kimwe kirakira, ikindi kikagira ishyari. Igihugu kimwe kigira abanyabwenge benshi, ikindi kikagira ishyari. Uyu munsi amakuru arimo avugwa hagati y'Ubushinwa na Amerika, wero nta gihamya tuzi ko ari kuri, ariko turabivuga ko bitangazamakuru birabyandika babivuga. Amerika irahagarika inkunga zayo yashyiraga muri OMS. Kubera iki? Irimo iravuga ngo ntabwo bigeze bahagarika, bigeze bavuga ikibazo cy'icyorezo mu Bushinwa mbere kuvana mu mpera z'umwaka ushize kugira ngo Ubushinwa bushyiremo kato. None kuki barimo bavuga ibyo bintu bango noneho abandi bakavuga ati okay, none birashoboka ko iriya virusi yakozwe n'Abanyamerika bakayitwara mu Bushinwa kugira ngo bakubite hasi Ubushinwa. Imaze kugerayo Ubushinwa bwanga kubitangaza, burayiceceka burayikaruma, bugumeza buyivura bucecetse. Ntibigeze bavuga ko ihari, Amerika igasakuza ivuga ko ihari. Ese babwiwe n'iki ko ihari kandi Ubushinwa butabivuze? Niba barayikoze ngo ijyeyo kugira ngo bakubite hasi Ubushinwa, kuko Ubushinwa ni igihugu gikize cyane, yabone ni cya kabiri ku isi. Abandi bakavuga bati no, ni mu gihagarike, ni mutuyu. Abana bati twe nta kibazo dufite, nta ndwara y'icyorezo ihari. Ubushinwa nabwo n'umuganga yavuze bwa mbere ko harimo icyorezo, mwabonye uko byamugendekeye. No bavuga ngo ni ibanga barimo bahisha kugira ngo ntibizamenyekane. Ko baravuga ati okay, Amerika yaturoze, reka duceceke aho kugira ngo duhagarike inganda, duhagarike business, dukomeze dukore turimo duhangana n'indwara. Amerika negasakuza abahisi nimugende muri Bushinwa ari icyorezo hari icyo. Ntabwo rero twizeye neza niba ibyo Ubushinwa buvuga ari byo cyangwa se koko niba uko abantu bitekereza ariko bimeze. Gusa icyo navugaga ni uko igihe cyose tukiri ku isi amakimbirane hagati y'ibihugu azabaho, amakimbirane hagati muri society.